Reka nguhe ikaze wo ukurikiye ku Mugereka TV. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Ngira ngo buri muntu wese ukurikiye kino kiganiro azi aya mazina abiri. Azi Sodoma and Gomora cyangwa se Sodoma na Gomora. Aya ni amazina y'imijyi yigize kubaho kera, gusa iyo mijyi ikaba yararimbuwe n'Uwiteka Imana ibaziza ibyaha byaberaga muri iyo mijyi. Ko yari imijyi yahituwe n'abantu, ariko abo bantu barayobotse inzira ya Sekibi ku buryo buteye ubwoba bunakanganye. Nibyo tugiye kureba rero, ati se Sodoma na Gomora byazize iki kugira ngo birimburwe? Ni iyihe ngingo nyamukuru yatumye birimburwa? Ahubwo se byarimbuwe ute? Usanga benshi babizi bumva ngo Sodoma na Gomora byarimbuwe ari ibyo bazi gusa, ngo ari umujyi, ngo yari imijyi y'ibyaha gusa, nta kindi kintu bazi. Bakumva ko yari imijyi y'ibyaha aribyo byatumye irimburwa, ariko ntabwo bazi ibyo byaha byakorwagamo ngo ni ibihe. Ntabwo bazi ibyaha byari birimo nyine by'indengakamere, ibintu byose byakorerwagamo ngo ni ibihe. Nibyo tugiye kunyuramo rero, nkababwira ukuntu byagenze. Gusa icyo mwibutsa mbere ko dukomeza ni ugukanda subscribe, ugakanda ukazogera kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ujye ubona notification n'ikiganiro cyose dushyizeho, ko twe dushyira ikiganiro buri munsi. Ukande kuri like niba ikiganiro kiba cyakuryoheye, ujye no muri comment utubwire ko ikiganiro ubucyumva, tubwire n'icyo wifuza ko twazaganiraho cyo muri Bibiliya cyangwa se amateka muri Bibiliya yigize kubaho. Iyo wifuza ko twakubwiraho, ujye muri comment utwandikire utubwire. Kandi naho ukeneye kuduha inyunganizi, naho ukeneye kudukosora, ujye muri comment witubwire, kuko hari abantu bari kugenda bankosora ahantu hamwe ndi kugenda ntanamukuntu bakangarura mu murongo, nabo ndakomeza kubibashimira. Niyo mpamvu comment section iba ihari, niyo mpamvu najya nyifunga ku biganiro byanjye. Muhari rwose mwemerewe ko mwatira comment. Iyi Sodoma na Gomora, niba ushaka kumenya ibyayo, urajya mu Itangiriro usome guhera mu Itangiriro ku gice cya 18 guhera ku murongo wa 19, usomeho hose, uragenda usobanukirwa neza. Ubundi Sodoma na Gomora ni imijyi yabayeho kera, yari imijyi ituwemo n'abantu, ariko Bibiliya ivuga ko abo bantu bari barahindutse abakozi ba Sekibi, bakoraga ibyaha birengeje urugero, bikakaye ku byateye uburakari Imana. Nk'uko tubizi, Imana ni inyembabazi, Imana irababarira, Imana itinda kurakara, ariko ibaze naho kwihana byabananiye, barangiza bagatuma ifata umwanzuro wo kurimbura. Gusa n'ubwo iyi Sodoma yarimbuwe, harokotsemo abantu. Abo bantu barokotsemo ntabahe, nibo tugiye kureba. Gusa tugiye kubanza turebe ingingo nyamukuru cyangwa se ibintu byatumye iyi Sodoma na Gomora birimburwa. Iyi mijyi ariyo Sodoma na Gomora yarimbuwe kubera ko harimo ibyaha ndengakamere. Icyo ni ikintu cya mbere cyatumye iyi mijyi irimburwa. Ikintu cya kabiri cyatumye imijyi irimburwa, harimo ngo kutakira abashyitsi neza, ko ntabwo bakiraga abashyitsi neza. Ikintu cya gatatu cyatumye uyu mujyi urimburwa ngo ni ukutihana kw'abantu bayibagamo. Ikintu cya kane cyatumye uyu mujyi urimburwa ngo ni ubwikunde n'ubugome bwari butuwe bw'abantu bari batuye muri iyo mijyi. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma cyatumye Imana irimbura ino mijyi ngo ni ukubura kw'imbabazi z'Imana. Kubura kw'imbabazi z'Imana. Ibi bintu uko ari bitanu mbabwiye, nibyo ngiye kugenda mbanyuriramo mbibasobanurira. Ikintu cya mbere cyavuga ngo ni ibyaha by'indengakamere. Ibi byaha by'indengakamere byabagamo ni ibihe? Gusa Bibiliya igenda itubwira ko ibyaha by'indengakamere byavugwagamo hano ni ubusambanyi, ubugome, kwiyandarika bikabije. Kambisubiremo mbyumve neza: ubusambanyi, ubugome, kwiyandarika bikabije. Ibyo byonyine unarebye biriya bintu byabayeho muri Sodoma na Gomora, ibyo bintu byatumye uko mbibabwiye ko ari bitatu: ubusambanyi, ubugome no kwiyandarika bikabije. No muri iyi si y'iki gihe birimo. Ubwo se twe ntabwo tugeze mu minsi y'imperuka? Gusa ndi kubabwira ikintu cyatumye
Sodoma na Gomora birimburwa. Icyo nicyo cya mbere. Iyo nibyo bintu dusanga mu byaha by'indengakamere byatumye Imana irimbura Sodoma na Gomora. Ikintu cya kabiri twabonye kutakira abashyitsi neza. Kutakira abashyitsi neza tuhita tureba mu byanditswe aho bitubwira ko Aburahamu ubwo byari biri mu busabe bwa Aburahamu, Imana ngo yohereje abamarayika 2 kwa Aburahamu. Noneho barinjira, bari abamarayika 2 b'abagabo, barinjira. Bakinjira Aburahamu ahita yumva abantu bari kumukomangira, baraza baramubwira ati turashaka abagabo binjiyemo hano, turashaka kuryamana nabo. Kandi bari abagabo, n'abo bantu bari baje kubareba bari abagabo. Ubwo urumva bashaka ko bahuza ibitsina, gusa ibitsina nyine baryamana gusa bahuje ibitsina. Mu mvugo nziza y'iki gihe twabyita ubutinganyi. Bashaka kubatinga, gusa ntabwo bari bazi ko ari abamarayika, bumvaga ko ari abashyitsi ba Aburahamu, kandi nibo bwa mbere bari banababonye. Bavuga ati aba bantu reka tubafate tubasambanye. Urumva icyo kintu ni icyaha gikomeye. None kujya gusambanya umuntu, bijye no gusambanya umuntu gusambana n'umuntu muhuje igitsina ni icyaha. None ukajya gusambanya abamarayika Imana yohereje. Urumva ni ikindi cyaha cy'indengakamere. Nawe uri umuntu, katuvuge nawe byishyiremo uri Imana, gusa ufite nk'abahungu bawe ukabohereza umuntu agashaka kubafata ku ngufu kuko bakoreshaga imbaraga, kubafata ku ngufu ngo abasambanye kandi banahuje ibitsina. Wowe uri umubyeyi w'uwo mwana, abo bantu ufite ubushobozi bwo kubakorera ikintu cyose ushaka, wabakorera iki? Nawe uyishyira mu mare w'Imana. Gusa Imana itinda kurakara. Ikintu cya gatatu cyatumye Imana irimbura ino migi ngo ni ukutihana. Gusa iyo nabwo turebye mu byanditswe tubona ko Imana yabwiye Aburahamu imubwira ko igiye kurimbura uwo mujyi. Aburahamu arayibwira ati se waretse nkajya kubahanura nkababwira shakamo abantu bake, basi nimba n'abantu bake ntabwo uri bubabare n'ubarimbure. Imana iramubwira ati genda unshakiyemo abantu 10 bonyine, nubabona ntabwo ndi burimbure Sodoma na Gomora. Aburahamu aragenda arabashaka, abwira abantu ngo bihane, ashaka abantu b'abakiranutsi 10, abura n'umwe. Bibiri ivuga ko yabuze n'umwe, usibye Loti n'umuryango we, nibo bantu bari abakiranutsi. Naho abandi bose yarababuze, abura n'umwe. Noneho ikintu cya kane kivuga ko cyangwa kigaragaza ko Imana byatumye inanirwa kwihangana bigatuma irimbura no mujyi. Ikintu cya kane ngo ni ubwikunde n'ubugome. Ubwo urumva abantu bikundaga gutyo, harihuzemo ibyaha gutyo. Urumva kwikunda ntabwo byari kubura, aho umuntu atinyuka kujya gufata umugabo mugenzi we ngo amusambanye anamufashe ku ngufu. Ntabwo kwikunda, umuntu wagize icyo gitekerezo kwikunda ntabwo byabura. Nibyo no kujya kumufata ku ngufu nabwo bwari ubundi bugome. Kandi hano ingingo ya 4 tubwira ko ubwikunde bukabije n'ubugome nibyo byatumye, niyo ngingo ya 4 yatumye Imana irimbura no mujyi. Noneho ingingo ya 5 nayo ya nyuma ngo ni ukubura kw'imbabazi z'Imana. Habuze umuntu n'umwe wasaba imbabazi. Imana irarakara, igira umujinya, irababara, nayo birayibabaza, iravuga ati nabuze n'umukiranutsi n'uyu n'umwe muri ino migi, imigi ingana gutya, nabuzemo umukiranutsi n'umwe. Yari yasabye Aburahamu kayishakira abakiranutsi 10, habura n'umwe uza. Imana birayibabaza, habura n'abantu noneho banihana, birakomeza birayibabaza. Nibwo yahise ifata icyemezo cyo kubwira Loti n'umuryango we ngo bahunge bave muri iyo migi kuko yari igiye gushya, kuko Imana iyitwika yakoresheje umuriro. Noneho baragenda, gusa ibabwira ko nta muntu wemerewe guhindukira ngo arebe inyuma cyangwa asubize amaso inyuma. Ubwo bari guhunga bagenda basohoka muri uwo mujyi, Mukaroti nibwo umutima wanze neza arangije arahindukira. Mu guhindukira ababaye inkingi y'umunyu, cyangwa se aba nk'igisitati cy'umunyu. Gusa abandi barakomeza baragenda.
urumva wenyine kwa kundi bajya bavuga ngo nta ntambara ibura akajorite, nibyo bintu byamubayeho nawe. Yanze kumvira nawe kwizera kwe kuba guke, arangije ahinduka inkingi y'umunyu, abandi baragenda. Imana rero kandi Bibiliya itubwira ko Imana ngo yamanuye umuriro uva mu ijuru uraza utwika uwo mujyi wose, abari barimo bose barahahira, ibyo arimo byose birashya, amazu yari arimo yose aragwa arakongoka, umujyi usigara ari amatongo. Imana yakoresheje umuriro itwika uwo mujyi. Noneho ikintu iyi nkuru itwigisha ni igiki? Iyi nkuru itwigisha ko ubusambanyi, ubugome, ubwikunde no kwigomeka ku Mana bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri uwo muntu wakoze ibyo bintu. Kambe basubiremo ibino bintu mubyumve neza. Iyi nkuru itwigisha ko ubusambanyi, ubugome, ubwikunde ndetse no kwigomeka ku Mana bishobora kugira ingaruka zikomeye ku muntu uri gukora ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo icyo twebwe dusabwa ni ukuyoboka inzira y'Imana, tugakurikiza amategeko yayo 10 nk'uko nayo yababwiye mu biganiro byagiye nagiye nambutsa kuri ino YouTube channel yanjye. Nimba utarabibonye urajyaho urebe n'izindi video zose, ugende unansapotinga, unakora subscribe, una likinga, una sharinga, tujye tubasha kubana nyine mu biganiro byacu bya buri munsi. Rero inkuru nayo mbafitiye kuri no munsi ni iyi ngiyi, gusa unarebye ibyaha byari biri muri Sodoma na Gomora, n'ubu ngubu muri ino si yacu birimo, noneho ibiri muri ino si yacu byo binarenze ibya Sodoma na Gomora. Ni ukuvuga ngo iyi si yacu igeze ku iherezo, igeze mu minsi ya nyuma, turi mu minsi ya nyuma. Niyo mpamvu nanjye mbavuga ati nze tuganire ijambo ry'Imana, ndibaganirize ko hari abantu bagira ubunebwe bwo kujya gusoma ijambo ry'Imana, hari n'abantu baba bumva bitabafashaho. Gusa nk'iyo nje ngakora ikiganiro nka kino, iyo muje namwe mukacyumva, ndabizi ko mugenda mwigiramo ibintu byinshi ndetse bishobora no kubafasha mukanahinduka. Niyo mpamvu ngusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi, ko tukatuganira ibiganiro by'iyobokamana. Kandi icyo mba ngusaba ni ukujya muri comment ukandika, tukatubwira ukuntu ikiganiro wacyumvishe, ukatubwira niba hari n'inama watugira, hari aho twagizaho ibyo twica, ukatugira inama nyine, nimba ari n'inyunganizi ku byo ufite wenda tutavuzeho ibintu bihagije, ugatanga nayo inyunganizi. Kuri iyo comment ntabwo njye uyibona gusa, n'abandi bayibona. Iyo baje bakayisoma rero wagize inyunganizi uduha, n'abandi barabibona. Nimba ari ibyo tuba twibagiwe kuvugamo, nabyo uraza ukabivugamo, ukavuga ati iki kintu mwakibagiwe kukivugamo kandi nacyo cyakirimo kandi cyari ingenzi kukivuga. Na wa muntu wumva iki kiganiro iyo asomye ya comment, nako kantu nako ahita akiyongera mu bumenyi yari amaze kubona. Ni ibiganiro byacu rero nakagaruka, cyo ngusaba no gukanda subscribe kugira tujye tubana ubone ibiganiro byacu bya buri munsi, ndetse munaneza imbere, tujye dutezanya imbere. Nanjye mbahe ibiganiro byiza kandi birimo ubwenge by'iyobokamana. Ciao ciao.